nanjye naje muri ibyo bikorwa naje nyine mu batrice ba Soroba bavukanye impano yo gukora umuziki. It can pierce the veil between life and death. Umuziki ushobora guhinguranya ukava mu bazima ukarinda ugenda ukagera mu bapfuye. To hakuno mumva amagambo bazi Gakweto muzi cyari cyo abiza ama internet na muzi ngo Gakweto nibiki ndabizi tuba turi kugendana 5 kuri 5 muba munyumva hakuno. To iyi filime ni ya 2026 hakuno abafatwa ku ngufu barafatwa abarira bararira abahunga barahunga n'abasenga barasenga. Mu batrice ba Soroba iyi gahunda ya filime ni gahunda mwabonye gute? Ni gahunda mwahaye icyizere gute? Ese ni ibintu mubona umusanzwe mukora cyangwa nibwo bwa mbere mubigiyemo? Nyine urebye ibintu bya filime mbere na mbere kugira ngo byinjiremo bisaba kuba ubikunda. Ku giti cyanjye ngiye nkunda gukina filime nabyifuje kuva kera ndi umwana ariko kubera nyine nta communication z'abantu bakina sinema uba ufite ukabura nyine ukuntu wakwinjiramo. So aya ni amahirwe nyine nari mbonye yo kwinjira muri bimwe mu bikorwa n'ubundi ni ugukina filime. Of course nyine ubwo ayo mahirwe mbonye ntabwo ngomba kuyatakaza. No kuguruka nawe uremeranya na mugenzi wawe? Nyine urabona ikintu uba warifuje kuva kera nyine na imagine ikintu uba utekereza ko ukunze ariko ukabona uko wakibona inzira wanyuzamo ukabona inzira rero ni ukugenda nta guhagarara nta no gusubira inyuma. Kuri harya wawe wavuze ngo witwa Kelia filime urabona kenshi akunda kugaragaramo role usanga abantu benshi umuntu atavuga ngo uriya nkura muntu irarore bamukinishije bayimuhaye bateye urana inarore kuki yayemeye. Habayeho nk'uburyo bakubwira ngo kina uri indaya cyangwa kina useduza umugabo w'abandi umujyane. Ese iyo role ni role ushobora kuba wakwemera ugakina cyangwa hari imyemerere yawe yakubuza kuyikina? Jewe rero kubwanjye iyo role nayikina kubera ko iyo role n'akazi kandi ni ibintu bitabirangira ni ibintu umuntu akorera aho nyine kubera ko aba ari ibintu by'akazi atari ibintu bihoraho nabikora. Wabikora? Dufate urugero mugenzi wawe ni umutipe shaka ukuntu umuseduiza kabisa nawe tubone ko yahindutse nyine ewana ubone ko urugo rutaye. Okay ngiye gukina ndi umuhungu. Uyu nguyu ni ujya gukina n'umuhungu cyangwa ugiye gukina n'umugabo. Wowe uri umugabo yaraba ari umukobwa. Noneho we already wewe kandi wavuze ngo wayikina ubwo already twatangiye kubona wenda nakina ari umugabo nyine ndi umukobwa nakina. Wowe ukina uri umugabo abari unereta none ubwo wowe nawe kandi ndi umukobwa ni umukobwa ngiye kumutereta. Wowe umuterete nimbanza gukina nk'umuhungu wowe uri umukobwa wowe uyu ni umugabo wowe uri umukobwa uraseduiza uyu nguyu ariko nyeshinzaho muri make nyine kwako ndashaka gusenya urugo rwawe. Uyu ari we mugabo ngiye kumusenyera urugo. Tujye bagiye action. Biranze. Okay wewe umugabo none nawe uri umukobwa. Nanyishinzaho umugabo nibwo bibona. Ngo umuhungu nibwo bikorohera. Oye uri uramutereta. Erega umuntu yagiye ntakibazo kuza n'umuhungu n'umukobwa ari giti byakubwiye akaba ari jambanze rero tuno mukobwa wagakemura ko bimeze murene nimba nabishobora. Wabishobora hasa. Ariko ubwo umuhungu ngiye gutereta. Ugiye kunyishinzaho ko ushaka kunsenyerera. Ase wagaragaje tentire yawe ko ariyo dufite amatsiko. Asante. Oya nta kibazo gutya nibyo bya fresh.
dore gwe tereta icyana abantu gituye hasi tereta fasha gusenyera muri make mufashe senyera mbone ko nanjye nava kuri mwongere sound shajya unsuhuza nta kibazo njyewe nta kintu biba bintwaye ntabwo nakakuzuza njya gufata nk'umuntu ugira umutima mwiza nyine hari ibintu byinshi mba nshaka kukwibwirira wamfasha nyine ndakubona ugenda wumva nshaka kukuvugisha ariko ukanshaka ukigendera wajya umvugisha okay nta kibazo mvugisha nta ribi basi nyine ujye ugerageza urangegera unkoreho ugerageza urangegera unkoreho none se kandi byinshi mba nshaka kumfasha nyine gufata nk'umuntu ugira umutima mwiza okay umutima mwiza ndawugira ku meza ariko njyewe ibintu byo kugufataho n'iki ni ukuri pe jya umfataho gake basi nibwo nabasha kukubwira ibyo nshaka kuvuga mfite umuryango ndubatse mfite umuryango nanjye ndabizi njye kukureba ariko mbizi ko ufite nyine mfite umuryango ndubatse ndende kugusobanurira n'umugore wanjye anyuzeho hano akabona nagahanyura dukise nagahanyura pe ibyo bintu biri basi gerageza bwayo jya unyubaha kugufasha ibindi bintu bisanzwe nagufasha ibindi ntabasha no gutekereza nabikora ariko ibintu byo kugufataho menya ko mfite umuryango mbese niyeretse ukuntu nari meze basi ko nkuzi nk'umuntu ugira umutima mwiza wamfashije nakubwiye ikintu icyo ari cyo cyose nagufasha ariko kunsenyera uyu munsi bwonyine yewe mfite umuryango n'abana kandi ndabakunda umugabo aranze aragukatiye ndamukatiye mu buzima busanzwe wigeze utereta umuhungu we kuva wabaho jewe kuva nabo ntabwo ndamutereta na rimwe wewe wigeze utereta umuhungu kuva wabaho nigeze kumwe de story ukuntu aterese umuhungu yesu we urumva nyine yari kera ariko ntabwo ari kera cyane yari umuntu muri karitsiye kibukira mbona mana yanjye namusariye urumva twasaga nk'uwo duturanye arangije ubwo umutipe mana yanjye twajyana nk'ahantu turi kumwe n'abandi nkumva nagenda namufasheho yari muri cyage ariko yari kera nyine turi batoya bandagiye mbona undi mukobwa yambwiye ko amukunda nanganisha ngombe mutange mbimugezeho mbere asante bandagenda bimubwiye noneho inshuti ziba zabimenye mbere yuko mbimubwira ko mukunda nshaka no kumubwira ko mukunda umutipe ati ngo umukobwa ngagende ngavuga ngo arankunda ngo niki biramurya sinkigera muri karite yarankubise uwo mutipe yaseka umutipe yaragukubise nanjye ntabwo nari noroshye twaraserereye nyine abigira intambara utuburi kunsabya mu bandi batipe ngo turakundana ngo n'ibiki ariko kuva uwo munsi sinakongera guteka nubwo naba namusariye inshuro 1000 urabigumana ntabwo nambwira ko mukunda umva izina ryawe uraza kuri nyibutsa ntabwo ndi Kelia bibaye ngombwa yuko umuhungu atagucika wamubonye ikintu ashaka tubwiza ukuri strategy ushobora gukora kugira ngo umutipe umukoreho ikintu ushaka nyine ubundi mu buzima busanzwe abahungu n'abantu bakunda kumva abakobwa nyine ndumva ari ibintu byoroshye kumubwira nyine ndumva afite uburyo namubeshyamo nkashaka inzira byanyura muri ko nkamubeshya mpaka icyo kintu ntimukuyeho turamufite hano umutipe umutipe uri ready what's up baby gusa neza cyane turashaka ukuntu umukuraho umuterete sibyo mbasanze mu kiganiro tukuzanye mu kiganiro umukobwa umwe muri abo agiye gushaka asobo ibyiza burasuka ariko arakoresha strategy y'uburyo gukuraho amafaranga agiye kunkuraho amafaranga ntitwitaye ku mubare runaka ariko tuzi ko abakobwa bagira power bari powerful urabona ni umukobwa mwiza umukobwa iteye neza karanyerera kabisa uri kumubona ahantu hose ameze neza byata asante sana uranabanje no kuguha kukwica mu mutwe rero turashaka uburyo agukoraho amafaranga yagize ikibazo kimutunguye kandi byanga bikunda agomba kuyagukuraho ndakurika mani ndakurika naribi Kelia already twagiye action ça va bébé mais c'est bon ongera ga sound
umeze ute? Okay, nari ngukumbuye ko nari narakubuza wari wagiye he? Shananye nari narakubuze. Ndaguhamagara nimero yanjye ntabwo kigira. Ego ko mu bintu ntabura nomero zawe zibaho. None se ahubwo nyine wowe ntabwo ujya upfa guha umwanya umuntu pe. Kandi nkwandikira ukandya sini wowe. Ntabwo nakurya sini bibaho ni wowe umuntu mba nshaka cyane umunsi ku wundi mba. None se kutabinyereka. Si umukwereka. Ntabwo ujya ubinyereka nyine mu bikorwa ati listen naho ndakubonye ngaho binyereka. Really? Oh my god. ariko mwari musanzwe munakundana mwari munasanzwe munakundana Oh yeah, no. We are acting man. already ngewe ndifuza ko ari umuntu muhuye mutaziranye Okay. Nyine kandi n'umukobwa ugeze mu mujyi abonye inkweto agiye kugura iraburaho amafaranga. Okay. Abonye nta yindi strategy ari bubonemo amafaranga. Okay. Akubonye utambuka turashaka kureba strategy umukobwa yakoresha. Nudutera umugongo ariko. Oya nyine like nagwa ahitubera umuntu cyane. Oya ngewe ndandi kwitambukira wowe mpagarika mbete excuse me gutya nabusha. Bitches. Ça va? Oh, okay. Nanjye twashana. Urakoze. Kwari kinashaka kukubwira. Namahoro? Namahoro. Bose free na cyoza mbwira nani. Nakunze. Wankunze? Wari usanzwe nzi? Ntabwo nsanzwe nkuzi ariko urabizi ko nyine nta marangamutima ndakunda nyine. Buri se urambonye from nawe yahita unkunda? Wow, sikari byiza. Okay, nanjye ndakwishimiye. Nyine na. Ni naha gusara kano nenge kureba hano imbere. Urebye nasaga nk'uwihuta ariko ntago umwanya wawe nabubona. Nta kibazo mbona kubangamiye wabukoze. Ntago umwanya wawe nabubona nta kibazo. Nisengiye akabazo hano mu ntoki. Ugize akabazo? Kameze gate? Nta kabazo nyine karaho gaciriritse kandi ndakubona mbona ndakwizeye mbona ndakwikundiye nyine nizera ko ariho wamfasha. Okay, mbwira wenda nshobora kuba nawe mfite ubushobozi bwabyo ni numva bifite ubwo buryo nta kibazo ngiye ndagufasha abantu nari. Ikibazo nyine harakona nje kureba muye n'abatubuzi baranubura bikomeye ntabwo nguriza amafaranga. Gutubure gute kubwiye ibiki se? Shanye muri Kigali ntabwo nari twari gukibimeze. Mwe n'abantu baranubura bitabaho barambeshye mbahereza bag yanjye nari mfite kandi irimo amafaranga barimo banumye mu rugo baranubure baragenda. Yo. Ntabwo uri wina hariko nubwo hano wagera inaha Kigali. Ntabwo nje nayo wina nubwo nayo nyagira nyine cyo gutyo baranubura pe ntabwo nari ngize ko babaho. None se yitumbwira ikibazo cyawe no banza kumbwira ko wankunze cyangwa wenda bikubitaniyemo se kuko ndako nyine numva ndakwikundiye kuko urabyumva nubwo nazi kugagarika mu muvugishe nagukunze nanakuzi ahubwo nyine ni wowe nyiyumvishe murumvane n'amahirwe kuba abantu bose bari gutambuka hano ariko ukaba ari njye uhagaritse uranumva ko yaba ari amahirwe ahari. Ni wowe nyine bisimbuga turi umuntu kubona namukunze ndari n'icyo yamfasha. Bakutwaye amafaranga cyangwa se n'amafaranga angahe wenda kurumva hari igihe nanjye nshobora kuba nayo afite urumva muri iyi minsi ntabwo bimeze neza. Na 15. 15? Noneho reka hari umuntu umwe nari ngiye kureba no muri hano imbere ni mu buryo bw'amafaranga niba nta kibazo wareka tukagenda hanyuma ndibaza icyo kibazo ndaza kugikemura ndabikurikirana none turebe ntaribe cyangwa uri kwihuta. Ntabwo ndi kwihuta kuko ntabwo nambonye umuntu mfasha kandi nagize ikibazo ngo nihute muri ibyo. Okay, noneho niza umwanya nk'iminota nk'itatu tunyarukane hano imbere hari utuntu ngiye gufatayo n'ubundi n'ibijyanye n'amafaranga ndebe ko hari amafaranga yasaguka iki ni ikibazo ndagikemura naribe. Sibyo? Ntaribi reka tugeraneyo ntaribi hanyuma ibindi turabikemura sibyo? Asante sana. Keri uyu mugabo se usanze ari umutubuzi ukujyanye ahubwo mu yindi gahunda wabigenza ute? Nshobora none abanze kumura bigenza pe yabanyemeje ntabwo nyine nawe nakumva ko ari umutubuzi. Keri wari wabaho nk'umuntu ngabashe kuba mwahura utari ubyiteguye ukahita wumva ikibazo cye ukigize icyaho byigeze bikubaho? Ntabwo byigeze bimbaho nigeze numva ikibazo cyari icyanjye. Hari umutipe wigeze usaba amafaranga? Ugomba kuyasaba narayabasabye. Urayabasaba menshi? Buryo bushoboka narayabasaba. nk'umukunzi wawe abaye ari kureba iki kiganiro by the way uramufite? Abantu bagukurikiye cyangwa batangire bidekarare. Nawe ufite? Uri single and search cyangwa uri single satisfy? Single and search. Urabona akenshi
usanga abakobwa muhura n'ibibazo muri no game ya showbiz. Uje wese yizeza kugufasha, uje wese yizeza kugira gute, ubihuza gute n'abatipe ubana akenshi bibanda ku bakobwa ariko ukabona birangiye nyine ibyo umukobwa yijejwe atabikorewe. Urabona muri game ya showbiz abakobwa bakunda guhuriramo n'ibibazo. Ese umutipe wizeza umukobwa kumufasha ntamufashe agasanga hari izindi nyungu amukurikiyeho, ni ikintu muri sosiyete ubona ufata gute? Ni ikintu ubona gute? Shanye n'ibyo niho kenshi icyo kintu kirabangamiye cyane pe. Kirambangamira, kirajenanye. Ngiye nyine kuri ngiye mbona ko uwo muhungu n'undi mu buzima busanzwe na kintu na kimwe aba yakigeza cyangwa se yakugezaho wowe muri kumwe cyangwa se muvugana cyangwa se wowe shiriwe. Barumva nyine nta kintu na kimwe yakugezaho pe. Barumva ari umubeshi mu buzima bwe busanzwe. Icyo kibazo bahuye nacyo muri nuza wakitwaramo gute? Shanye ibintu byansterese cyane. Ndumva ari ibintu byaba bingoye cyane kuko ntabwo ndahura nacyo ariko ndi kubyumva ngo mbana ukuntu kiremereye. Ukumva kiremereye. Nawe wadutaye kandi tugeneye ko icyo kibazo mwese mugihuriraho. Tukumva uza muri game ukahita ubona uramenyekanye, abantu barakubonye. Ubaye muri game ya showbiz wijejwe gufashwa bikarangira ubona hari izindi nyungu zigamijwe, ni ikintu wakwitwaramo gute? Urumva nyine umuntu nimba ashaka kugufasha ukumva nyine ukabona bashaka kukujyana mu bindi bintu, icyo gihe tukatira mwana tukatira kubera ko ibyo bintu abashaka kukujyanamo sarishwa neza ko ibyo bintu bishaka cyangwa sarishwa neza ko bikunda. So niyo mpamvu rero njyewe umuntu niba ashaka kumfasha ikintu nakimfasha uko twabivuganye cyangwa uko yakimbwiye, ni ibindi njyanamo abimbwire numva ntabyumva uceho. Umuntu nk'ubu Keria mwari musanzwe muziranye? Keria nk'uko twabikubwiye tuje muri casting. Turi muri gahunda ya Soroba. So twese twahuye ariko twamaze kumenyana. Already mwamaze kumenyana. Keria, hari filime wigeze yindi ugaragaramo? Nayo. Ikintu cya filime ni ikintu wahereye ryari wiyumvamo ko ari impano yawe? Kuva cyane filime ndazikunda nyine nabuze aho nahera cyangwa se uburyo nagira amahirwe yo kugiramo. Gusa ndabikunda cyane, mbarumva ari ibintu nzakora mbikunze, ari ibintu nzashobora, nibyo bintu nzashyira umutima wanjye kenshi. Ni iki muri filime wumvaga, ni herore wumvaga ushaka gukina kuva watekereza kujya muri filime? Ndi guhera kuri uyu nawe urahita umwe. Njyewe nk'uko nabikubwiye nifuje gukina filime kera. Uribuka ya filime isohoka y'Intare y'Ingore? Hakinagamo umukobwa witwa akina no muri Giramata. Icyo gihe akinye yitwa Rosine. Sharoro umudo wanjye ni Rosine kabisa. Ndamufana, mbona ari we. Ni herore wumvishe wabonye wamukundiye? Rore yakinnye yarangizaga nkumva ngize muwe none nakibuka ko ari filime nkumva ngarutsemo njyewe nyine nkumva mbyikuyemo, narayirebaga nkarira nkipfuna nkapfa. Washobora kurira? Ngaho rira turere. Rero ubu ngubu aka muri filime turashaka kubona uri kurira. Okay, byaterwa. Ndire nona? Already umwacteur n'umwactrice uzi kwakitinga, hari strategy wakora tukareba ko ubasha kurira. Ntabwo nakizera ko ibi bintu biri kumva. Mama, ntabwo nakizera ko ibi bintu biri kumva. Se mama basi urabizi ko ibi bintu ndi kubinyuramo. Basi nizere ko umunsi umwe uzagaruka. Kagaruka kutureba.
si wabikoreye iki koko basi uzagaruke turagukumbuye Kelly rore wakuze wumva ushaka kuva wiyumvamo impano yo gukina rore wigeze wumva ukunze wumva gushaka kuzakina ni nka rore imeze ite rero buriya mu buzima bwanjye nkunda Fabiola akina ibintu bye biba birimo amatiku nyine ahora ahindagurika nanjye rero buriya nkunda Fabiola cyane nihe rore Fabiola yakinnye ukumva urayikunze rore yakinnye mbona ayikunze nawe yakinanaga na Manzi ari sheri we niyo rore nakundaga izo rore ze nyine nakundaga cyane nizo mbona ubu nyine nshoboye ushobora wakorera se umugenzi wawe kurira abe byanze ntabwo nabishobora we ntabwo ashobora kurira kwerekana emotion nyine kereka ari nk'ikintu kibaye gutyo kibaye nahita mbishobora ariko ubu ngubu ndumva ntabishobora ubu urumva utabishobora Kelly mugira platform mukoresha like nka Instagram, TikTok, IG nyine urayigira kuri TikTok niyo ugira gusa Instagram ntabwo urayijyaho ese wowe nawe ugira platform ukoresha urayigira TikTok Kelly bakwita gute kuri TikTok witwa Kelly gutyo gusa babakita Helen kuri TikTok abantu babakunde babarebe babishimire kandi twishimiye ko mugiye kudukora ibintu byiza ubutaha twifuza ko mwazagerageza mukaza kwakitingira abantu live kuri TV abakunzi banyu babitegure ko bazababona live muri kwakitinga bazatubona vuba cyane kaga twakubwiye gahunda ni ukugenda imvune zose wahuramo nazo witeguye kuzakira wow Kelly twifuzaga yuko byibura mu bantu tuzabona muri ino filime igiye kuza twifuza ko tuzabona ubuhanga bwawe bagutegetse kurira ko bizagenda gute kuzaba uri impunzi uzabishobora ariko hakanya se mubinkoresha none se kubikunani ikintu cyiza kigutunguye kugerageza bisaba kubanza kwitonduka kurura hakanya se mubinkoresha ariko nzabikora ego twishimiye noneho kubakira kuri kamera za True Star TV show kandi twifuza yuko mubwira abanyarwanda ngo do subscribe on True Star TV show abantu mwadukurikiye mukore subscribe kuri TV show True Star TV show True Star TV show kuri subscribe na share and comments aha Kelly nawe bivuga harya ni True Star iki kandi niwe wari ubikwibukije nari mbikukije nanjye ndagibagiye do subscribe on True Star TV show mukore subscribe harya ni he TV ubaze mundeke byanani urakananga uransebya icyongereza kirakunaniye okay True Star TV show True Star TV show mukore subscribe and share comment murakoze bye bye